Rero tegura Bibiliya yawe. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 14 15. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Amen. Amen. Haleluya. Turebe ni gute twanesha ubwoba bw'urupfu. One umutwe w'ijambo y'uno munsi. Ni gute tubasha kunesha ubwoba bwo gutinya urupfu. Biblia tubwira ko Yesu impamvu yambaye umubiri kwabwira ngo atubature ubwoba bw'urupfu. Niyo mpamvu yambaye umubiri upfa, abone uko apfa, hanyuma bihinduke insinzi ku rupfu. Ariko biratubwira yuko Satani niwe wari ufite ubutware ku rupfu. Ndavuga ngo icyaha kimaze kwinjira, tuza kubibona urupfu rwahise rujya ku ngoma, rurafata ibyaremwe, twega abantu n'ibindi bifite ubugingo. Paulo avuga ngo ibyaremwe byose byafungiranywe mu mbaraga zo kubora. Yesu rero kugira ngo yambare umubiri wacu, kugira ngo aze adutabare abazamwizera, kugira ngo atubature ubwoba bw'urupfu. Bibiliya iravuga imbaraga z'urupfu aho ziva. Dusomye Abakorinto igice cya mbere 15, baratubwira imbaraga z'urupfu, aho urupfu rukura imbaraga zarwo. Abakorinto 15:54 50-57. Ariko uyubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfu we, kunesha kwawe kuri he? Warupfu we, urubori rwawe ruri he? Ibyaha nibyo rubora rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ari ibintu bitatu twe kumenya. Batubwira ko urubori rw'urupfu ni icyaha, imbaraga z'icyaha ni amategeko. Iyo bisobanura iki? Nuvuga ngo icyaha kitarinjira, urupfu ntirwari ruhari. Nuvuga ngo urupfu rwazanywe n'icyaha. Paulo rero yakoresheje metaphore, ikigereranyo. Ikigereranyo cy'iki? Dufate uruyuki. Uruyuki rufite urubori. Iyo bita mu Gifaransa aiguillon cyangwa sting mu Cyongereza. Iyo uruyuki rukurumye rugusigamo urubori rwarwo. Ariko urwo ruyuki ntabwo rumara igihe kirekire rutarapfa. Kubera iki? Kubera ko ntabwo rusiga gusa urubori mu muntu rwarumye, rumusigamo n'igice cya estoma yayo. Aribisi. Kuvuga ngo iyo rukurumye ruba rusinye ko rwemeye gupfa. Ni kuvuga ngo uruyuki rufite sting cyangwa aiguillon cyangwa urubori. Iyo rurumye umuntu, urubori rugumamo, ariko hakagumamo n'igice cya estoma y'urwo ruyuki. Rero ntishobora kubaho rero udafite estoma. Rero rumara igihe gito gusa rumaze kuruma umuntu, hanyuma rugapfa. Uko niko Umwuka Wera yahishuye ukuri nshaka kubabwira. Satani niwe afite ububasha cyangwa yari afite ubushobozi ku rupfu. Nidufata urupfu nk'uruyuki, urupfu nk'uruyuki,
Pawulo atubwira ngo urubori rw'urupfu ni icyaha. Ni ukuvuga ngo Yesu mu kwambara umubiri wacu w'icyaha kwari kugira ngo aneshe icyaha mu mubiri yambaye wa Adamu. Mu kunesha icyaha mu mubiri we Yesu Kristo yari warambura rwa ruyuki urubori rwarwo. Kubera ko icyaha ari rwo rubori rw'urupfu, byari ngombwa ko Yesu Kristo yambura urupfu urubori rwarwo. Ni ukuvuga ngo icyaha, Yesu yanesheje icyaha mu mubiri we, niko biritubwira. None nk'uko uruyuki iyo rumaze kuruma umuntu rukamusigamo urubori, rudahita rupfa ako kanya, ariko rukamara igihe gito, uko niko bimeze. Kubera ko Yesu amaze kwambura urupfu urubori rwarwo, ni ukuvuga amaze kunesha icyaha, rwa ruyuki, amen, ntabwo rwahise rutsembwa. Imana yarurekeye igihe gito. Abari muri Yesu Kristo, urupfu rugereranywa na ya nzuki rwambuwe urubori rwarwo. Ariko abatari muri Yesu Kristo ruracyarufite. Amen. Haleluya. Hariho amagambo ushaka kuza kumva neza, ushobora kuba uyumva cyangwa warayasomye ariko ntusobanukirwe. Ariko bakomeje kutubwira ngo imbaraga z'icyaha ni amategeko. Bibiliya ivuga mu Baroma ngo namenye icyaha kubera amategeko. Ngo amategeko ni meza, ariko niyo yamenyekanishije icyaha. Ahatari amategeko nta cyaha kihaba. Nubwo amategeko ari meza, niyo yatumye menya icyaha, niyo yatumye menya ko ndi umunyabyaha. Yesu rero yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko n'amagambo y'abahanuzi, naje kubisohoza. Mu mubiri wa Yesu Kristo ntabwo yanesheje gusa icyaha, ahubwo yasohoje mu mubiri we icyo amategeko ateganya cyangwa avuga. Bivuga iki rero? Yambuye urupfu urubori rwarwo, hanyuma imbaraga z'icyaha n'amategeko. Yesu rero amategeko yatunesheje, haleluya, we yarasohoje. Nimba yaranesheje icyaha mu mubiri we, ni ukuvuga ngo rero muri Yesu Kristo urupfu ntabwo rugifite urubori, ntabwo rugifite nuisance cyangwa imbaraga zo gukora mu bantu bafite Yesu Kristo. Ndashaka mwumve aho hantu harimo izi concept. Hariho urubori, bavuze ko ari icyaha. Hariho urupfu, bavuze n'amategeko. Ni ukuvuga ngo urubori rw'urupfu ni icyaha, imbaraga z'icyaha n'amategeko. Aho amategeko atari, nta cyaha umuntu abarwaho. Niyo mpamvu no mu bihugu mu gitabo mpanabyaha bakwiye kuvuga ibyaha ibyo ari byo. Muri code penal bakwiye kuvuga icyaha, bakavuga nicyo gikwiye gukorerwa nk'igihano iyo byemejwe n'inkiko. Muri droit penal ushobora kwinventa icyaha, kwiye kuba gihari cyanditswe. Ikitanditswe ntabwo ari icyaha. Rero Bibiliya ivuga ngo icyaha kitavugwa mu mategeko y'Imana, ntabwo abantu bari kubarwaho kuba abanyabyaha. Amategeko rero niyo atumenyesha ko turi abanyabyaha. Niko Pawulo avuga hano, gatusome Abaroma 7:7. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko n'icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuze ngo
ntukifuze. Amen. Amen. Nibi turavuga ngo iyo amategeko atavuga icyaha ntabwo nari kumenya ko ndi umunyabyaha. Ni ukubera ko amategeko yabivuze. Yesu rero yaje kwambura urupfu urubori rwarwo, kandi twumvise ko urubori rw'urupfu ni icyaha. Yesu yanesheje icyaha mu mubiri we. Imana ihabwe icyubahiro. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Niko Bibiliya itubwira. Abaroma 8, dusome ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere hiteka. Amen. Umurongo wa 4. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Amen. Amen. Niyo mpamvu Imana yohereje umwana wayo mu mubiri w'icyaha. Ntabwo Yesu yaje mu mwuka gusa. Yesu yambaye umubiri wacu kugira ngo aneshe icyo cyaha cyabase abafite imibiri. Kuba Yesu rero yaranesheje icyaha mu mubiri we, ubimenye muri cya kigereranyo cy'uruyuki yariho arambura urupfu urubori rwawe. Iyo uri muri Yesu rero, urupfu ntabwo rigifite ubutware kuri wowe. Mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Amen. Kandi ngo yaje mu bantu batwarwa n'amategeko. Ayo mategeko yari yarabanesheje. Yesu rero araza ayasohoza mu mubiri we. Bivuga ngo Yesu Kristo yavuze abwira abayuda mu gihe cye ngo ninde muri mwebwe yanyagiriza icyaha, niba nta cyaha mwanyagiriza kuko imutanyizera. Bivuga ngo Yesu niwe muntu wenyine wambaye umubiri yabashije kugendera hejuru y'amategeko. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abanyamubiri bose amategeko yarabanesheje. Kubera intege z'umubiri, amategeko akaba ari y'umwuka, rero abanyamubiri bose baratsinzwe. Yesu rero niwe wenyine yaje mu mubiri, hanyuma agasohoza amategeko yose. Abrahamu ntiyabishoboye, abanuzi bose ntibabishoboye, ba Mose ntibabishoboye, Yesu wenyine niwe wabishoboye. Haleluya. Ariko hari ikintu dushaka kureba hano. Dusome muri Timoteyo 2 igice cya mbere ku murongo wa 10. Ariko noneho bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo, wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Amen. Ngo Yesu yahinduye urupfu ubusa. Yahinduye urupfu ubusa. Reka iri jambo turi kompare n'irindi riri mu Bakorinto wa mbere 15. Hanyuma turaza kureba umwanzuro w'Umwuka Wera muri ibyo. Abakorinto wa mbere 15:26. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Amen. None Timoteyo 2:10 batubwiye iki? Ngo Yesu yagize iki? Il a détruit la mort. Nuvuga ngo yagize iki? Yahinduye ubusa urupfu. None Abakorinto ba mbere 15. Amen. 26 batubwiye iki? Jesus our Lord. Amen. Umwami wacu ngo yahinduye ubusa urupfu. Mu Gifaransa ngo il a détruit la mort. Amen.
He destroyed death. None abikorinto ba mbere 15:26 ngo the last enemy to be destroyed is death. None sinumva ntago mubona contradiction. Nimubona aho bihabanye. Ngumwanzi wa nyuma, amen, uzakurwaho n'urupfu. Hanyuma Timothée wa kabiri igice cya 10 ngo il a détruit la mort. Byarakozwe. None kandi ngo bizakorwa. Hamwe n'ibintu byakozwe. Aha ni ibintu utegereje ko bizakorwa. None se Imana irivuguruza? Ntabwo ijya yivuguruza. Nivuga ngo hari ikintu twe kumenyaho. Amen. Hallelujah. Il a détruit la mort. C'est bien. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Yatsemye urupfu. Yararunesheje. Ayishura ubugingo no kudapfa kubw'ubutumwa bwiza. Hanyuma mu Bakorinto rero baratubwira ngo the last enemy to be destroyed. What you say? Is death. Ngo l'ennemi, le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Non. Il a détruit la mort et il la détruira. Wabyumva gute wowe? Ntago mbona aho bihabanye? Bibiliya iribeshya? Nivuga ngo tutarabyumva. Yaranesheje urupfu kandi rutegereje ko arunesha. Ibintu turiga nonaha nibyo bintu by'ingenzi buri kiremwa muntu cyose kwiye kwibaza. Kuko urupfu ratureba twese. Abahambaye n'aboroheje. Abakire, abakene, abize n'abatize, abazungu, abirabure, abashinwa, abahinde, buri bantu bose ikibazo kibareba. Turakora ku kintu kireba buri muntu wese. Amen. Ubyirengagiza biza kugeraho. Urupfu rwatwaye bene wanyu uzatwara n'abandi, nawe ugera uzagutwara. Birasaba rero ko wumva neza iyo turavuga. Imana ishimwe. Ntabwo ari iby'idini. Ibi ni ibintu d'ordre existentiel. Ibintu bireba umuntu wese. Imana ishimwe. Kandi nta dini na rimwe rishobora kuguha igisubizo gihamye. Ibyo nawe bimenye. Nta filozofi n'imwe ishobora kuguha igisubizo gihamye. Kuva umwana w'umuntu ari ku isi kugeza uno munsi, nta n'umwe aratreta iki kibazo agitangira igisubizo kidashidikanywaho. Abrahamu nta gisubizo yari afite. Mose ntacyo yari afite. Basokrate bose n'ubwenge bwabo ntacyo bapfuye batarawigira. Ba Buddha barapfuye batarabona igisubizo. Confucius w'Abashinwa ari we birata, uko abagira ikibirata Socrate, Abashinwa birata Confucius mu by'ubwenge. Amen. Nawe yapfuye atarabona igisubizo. Nta mupolitisien n'umwe wo kwisi wabaye kwisi kwezi no munsi afite icyo yavuga kuri kintu. Na mu scientifique n'umwe nubwo yaba Albert Einstein wikirangire muri science yarinze apfa ataramenya urupfu, ibyarwo n'ukuntu umuntu yaruhunga. Nuvuga ngo rero mu mateka y'inyoko muntu, mu bantu bose babaye ibihangange, mu byo babayemo ibihangange, nta n'umwe yigeze atereteka ikibazo kuva kuri Adamu. Nta namwe uzajya ku isi ngo bawe igisubizo cy'iki kibazo cyitwa urupfu n'ingaruka yarwo. Bose soma muri Bibiliya nta n'umwe yatanze igisubizo kuri ikibazo cy'urupfu n'ingaruka yacyo. Umwe gusa niwe yasubije ikibazo. Izina rye ni Yesu Kristo.
Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Na niyo mpamvu Yesu ni umwihariko. Tumwongere amashyi kandi. Na niyo mpamvu tukwiye kumukunda kurusha ko dukunda amafaranga. Yesu yazanye igisubizo cy'ikibazo tuvukana. Nago turinda kugisanga mu isi, turakivukana. Kuko tuvuka turi kandida à la mort. Tuvuka twandikiwe gupfa. Tuvukana urupfu mu majene yacu. Kuko Adamu yaturaze urupfu. Iyo uvutse, amaserire yawe, uturemangingo twawe, amen, handitsemo date d'expiration. Handitsemo nkuko ujya kugura ikintu kuri umuti kuri farumasi cyangwa ikintu mu iduka runaka, bandikaho ati iki kintu ntuzayikoreshe itariki irenze. Tariki 14 ukwezi kwa gatanu 2026 nibigera utaragikoresha ujugunye. Tuvukana rero mu majene yacu, mu turemangingo twacu itariki, amen, aho ubu buzima buri ephemer, ubuzima bw'umubiri bukwiye kurangira. Niyo mpamvu hariho iminsi umuntu wari wese atakwiye kurenga. Mose aravuga ngo n'imyaka 70 ngukomeye ni 80 ngo akaba yagiye. Iyo ni average. Nibo ushobora kutayigezaho, ushobora kwirengaho, ariko ntushobora kurenga igihe runaka umubiri wawe utarapfa. Nubwo utarwara izo serire tuvukana, amen, nako ya serire tuvukana yitwa zigote ikavamo izindi nyinshi tukagira umubiri, handitsemo date d'expiration. Ati uyu mubiri uhawe igihe kingana gutya, nikigera uwo mubiri tupfa. Niyo mpamvu tuvuka tukaba abana, tugakura, tugasaza, hanyuma tugapfa. Tugenda na date d'expiration. Expiration date. Niva umubiri wawe uzaba expired iyo tariki nigera. Ntabwo ari umuganga akwiye kwikubwira, biri mu turemangingo, turawivukana. Amen. Hallelujah. No kuvuga umuntu wese avukana muri we iteko ry'urupfu. Ibyo rero sitwe twabizanye, n'uwo dukomokaho, Adamu hamwe na Eva. Amen. Byagenze gute? Urupfu rwabashutsemo urubori. Urupfu rwarabarumye, rwinjizamo poison, rwinjizamo urupfu, rwinjizamo ubumara bwarwo. Amen. Adamu uruki rwaramurumye, urupfu rwaramwinjizemo urubori. Natwe tuvuka kuri Adamu tukavukana bwa bumara bwawe. Yesu rero mu rukundo rwinshi yadukunze, haleluya, yaratubonye ko turi ingorwa, abona yuko tutazabyivanamo. Ikibazo gikomeye rero nuko ntabwo yabonye gusa urupfu rw'umubiri, ye arazi ko umuntu afite umwuka, l'homme est esprit, afite umwuka, umuntu n'umwuka, ubugingo ntago bupfa. Yarabonye urupfu rw'umubiri, abona n'urupfu rw'umwuka rw'iteka ryose. Amen. Kuko biravuga ngo hari impfu ebyiri, urupfu rwa mbere n'urw'umubiri, urupfu rwa kabiri n'urw'umwuka, la seconde mort. Iyo urupfu rwa kabiri rero nigo terrible rero, nubwo ruteye ubwoba, na niko cyane cyane rwamuzanye, kuko narwo ruturuka kuri rwa rundi rwa mbere, kuko icyaha kiri mu mibiri yacu none kikica ubugingo.
inzira Imana rero yahisemo ni iyihe kugira ngo idutabare? Na niyo mpamvu ukwiye kumva ririya jambo aba Yohana igice 3:16 tuba tubisoma ariko ntidutekereze cyane ngo car Dieu a tant aimé le monde. So kuko Imana yakunze abari mu isi cyane iyo shane mushireho byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo Imana yadukunze cyane niyo rwatumye Yesu aza kudutabara. Inzira rero yari kunyura aho icyaha cyazanye urupfu cyanyuze. Urupfu rwinjiye kubera icyaha. Byari ngombwa ko Yesu yambara umubiri w'icyaha kugira ngo abanze rwa rubori arukureho. Hanyuma namara kutubatura imbaraga z'icyaha, aduwe n'imbaraga noneho zo gusoza amategeko y'Imana mu mibiri yacu kugira ngo noneho tugende dufite intsinzi ku rupfu. Ariko mwumvise ko rwa ruyuki ntago ruhita rupfa iyo rumaze kurumwa, nubwo rwasize urubori n'igice cya estoma rumara igihe gito hanyuma rugapfa. Ni ukuvuga iki rero? Yesu yaranesheje urupfu. Amen. Haleluya. Hanyuma arurekera igihe gito. Iyo bivuga igihe gito nibaze ngo ni iminsi 2 kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka 1000, imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Hanyuma urwo rupfu kubizera Yesu, kuba ari muri Yesu, ntabwo rufite urubori ntirufite na estoma. Ariko kuba atari muri Yesu, amen, ruracyafite urubori, ruracyari intact. Noneho narangiza gusohoza byose byanditswe hano muri Bibiliya, narangiza kwima ya ngoma y'imyaka 1000 hano muri isi, kuko turamutegereje azamura itorero. Namara kuzamura itorero azagarukana n'abera bose yima ingoma ye y'imyaka 1000 uhereye Yerusalemu. Namara kudemontra ubwami bw'Imana ku mugaragaro ariyo ya ngoma y'amahoro y'imyaka 1000, Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe bigaragara bizavaho. Bimaze gukurwaho rero, Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kuzana byose ngo byumvire Imana. Amen. Ngo icyanyuma akwiye kuzana kumvira Imana kigatsembwa kikavaho ngo ni urupfu. Uru rupfu rwatakaje urubori bari muri Kristo. Haleluya. Ndetse n'igice cya estoma yarwo Imana yarurekeye igihe runaka rukomeze gukora. Hanyuma Yesu narangiza gusohoza byose, nibyo dusoma rero twasubiremo hariya mu Bakorinto wa mbere 15 baravuga ko amaze kurangiza byose dore ko bizagenda. 24 iri herezo ni herezo rya byose amaze no kwima ingoma ye. 24 tugeze ku murongo wa 27. Nibwo imperuka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariwo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu, kuko handitswe ngo yamuhaye gutwara byose abishyira munsi y'ibirenge bye. Ariko ubwo ivuga iti aha gutwara byose, biragaragara yuko yamuhaye gutwara byose itabibariwemo. Amen. 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 28. Nuko byose nibimara kumwegurirwa, nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira yamweguriye byose, kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Amen. Ngiryo herezo rero.
haleluya. N'uru rupfu rutwara imibiri y'abantu, n'uru rupfu rwica abantu mu mwuka n'uburyo bw'umubiri, icyo gihe niho rero rwa ruyuki ruzapfa burundu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi urupfu rurakora 100% ku bantu badafite Yesu Kristo. Urupfu, haleluya, rurashobora gukora ku mibiri y'abizera Kristo, ariko urupfu mu buryo bw'umwuka abari muri Kristo Yesu nta bubasha rukibafiteho. Niyo mpamvu havugwa ngo yaranesheje urupfu. Amen. Il a détruit la mort. Hanyuma zakumva kandi ngo kuri icyo gihe cy'iherezo, amen, ngo le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort. Urupfu rwaratsinzwe burundu muri Kristo. Haleluya, haleluya. No mu bari muri we, amen, rwaratsinzwe mu buryo bw'umwuka. Abatari muri Kristo rubafite ubushobozi haba mu buryo bw'umwuka haba mu buryo bw'umubiri, ariko kuri wa munsi w'iherezo rero urupfu ruzatsembwa burundu, burundu kuri bose. Reka turebe iherezo ryarwo rero rumaze gutsembwa. Rumaze gutsembwa. Ibyahishwe Yohana 20:14-15. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Ngo urupfu na kuzimu bijugunywa he? Mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ibyo bibabwira iki? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. None rupfu ngo na kuzimu birafatwa bijugunywa muri wa muriro w'iteka. None ikibazo niki? Ese ushobora gufata ikitariho? On ne peut pas saisir le néant. Urupfu ngo ruzafatwa ngo na kuzimu bijugunye mu nyanja yaka umuriro. Amen. Nimba rero urupfu ruzafatwa, ni kuvuga rero urupfu ruri personifié. Urupfu ntabwo ari gusa un état cyangwa urupfu c'est une personne. Ni ukuvuga ngo nimba urupfu bazamufata bakamujugunya muri wa muriro, ni ukuvuga ngo urupfu rero ntabwo ari eta gusa umuntu ajyamo. Amen. Kuko urumva ko urupfu ruzafatwa rujugunye muri wa muriro hamwe na kuzimu. Iherezo ryarwo rero ni mu rutazima. Ariko etape yo kuneshwa k'urupfu mwayumvise. Yesu yaranesheje urupfu mu mubiri we amaze kunesha icyaha. Kuko icyaha batubwiye ko ari rwo rubori rw'urupfu. Hanyuma imbaraga z'icyaha ni amategeko. Amategeko ni meza, ariko niyo yatumenyekanije ko turi abanyabyaha. Yesu rero asoza amategeko mu mubiri we, anesha icyaha mu mubiri we, kugira ngo noneho urupfu arwambure ubutware bwabwo. Kuba Yesu uyu mubiri warishwe, hanyuma ku munsi wa gatatu akongera kandi kuba muzima muri wa mubiri, ariko umubiri no w'ubwiza utagipfa, ni kuvuga ngo ryajamo ngo il a détruit la mort. Yaratsembye urupfu. Muri we yaratsembye urupfu. Masimeje ku mwami Yesu. Amen. None twebwe tubaturwa gute ubwoba bw'urupfu? Tugaruka kuri rya jambo twabanje gusoma mbere. Amen. Abayobora ibice bibiri. Umurongo Luka twasomye mbere 14 tugeze kuri
18. nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yarakwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranukira mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Haleluya. Mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Ubwoba bw'urupfu niwo mutwe w'iri somo. Dushobora kubukira mu gihe gusa tumenye urupfu icyo ari cyo, rwaje gute, ingaruka yarwo ni izihe, Imana yarunesheje gute. Ntabwo ari gusa kubyumva, tukwiye kubyakira. Amen. Mu kwizera, kandi ibitekerezo byacu kuri rwo bigasimburwa n'ibitekerezo by'Imana kuri rwo. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Rero Yesu Kristo yarakoze umurimo arawurangiza. Niyo mpamvu ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. Yararangije kunesha urupfu mu mubiri we, abanje kunesha icyaha mu mubiri we. Na niyo mpamvu kuzimu ntabwo kwabashije kumufata. Abandi bose bitwa abahanuzi, bitwa abantu bihangange mu by'ubwami, igihe bapfaga kuzimu kwarabafashe. Muribuka Samweli, wa mushitsi agiye kumushika. Samweli yari umukiranuzi, ariko apfuye kuzimu kwaramufashe. Aburahamu kwaramufashe. Kubera iki? Kuko bapfuye rwa ruboriru rukibarimo. Amen. Barakiranukiye Imana, bapfuye mu byiringiro, bagere mu kwizera, basinzirana ibyiringiro, ariko kuzimu kwarabafashe. Igihe Yesu Kristo ageze kuzimu, baratubwira muri Petero ukuntu Yesu yageze kuzimu. Amen. Petero wa mbere 3:18 tugeze kuri 20. Turangirize ahantu. Kuko na Kristo yababajwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Niwe yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa, inkuge ikibazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse n'8 bakishijwe n'amazi. Amen. Amen. Ngo Yesu yishwe umubiri, atari uko bamurushije imbaraga. Yishwe umubiri kugira ngo anyure aho abapfuye iyo bavuye mu mubiri banyura, naho bajya. Amen. Noneho igihe yageraga ikuzimu, abatware b'ikuzimu bitwa ba Apoliyoni bamubonye, baravuga bati, twarakiriye benshi, ariko uyu wewe araduhagama. Mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Bwari ubwa mbere bakira umuntu ameze gutyo. Niyo mpamvu ngo ageze kuzimu, haleluya, kuzimu hose bahinze umushitsi. Kuzimu kwarahinze umushitsi. Haleluya. Hanyuma ngo yambura Satani wari ufite ubutware ku rupfu, amwambura imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Asohokamo afite ubutware ku rupfu ndetse n'ikuzimu, na niyo mpamvu yakuyeyo abera b'Imana bari barafashwe n'ingoyi z'ikuzimu, bategereje Imana umucunguzi. Haleluya.
yasezeranijwe ngo bashobore kuvayo nabo. Yesu rero niwe yavanye Aburahamu ikuzimu. Yesu rero niwe yavanye Samuel ikuzimu. Yesu rero niwe yavanye bari abanuzi bose, haleluya, ba Elisha niwe yavanyeyo. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya imwita ngo le prince de la vie, umukuru w'ubugingo. Uyu munsi rero dufite inkuru nziza. Nubwo waba utumva byose navuze, ariko umenye gusa ko Imana, Dieu a solutionné la problématique de la mort. Imana yazanye igisubizo ku kibazo cy'urupfu. Ntabwo ari idini ukeneye. Haleluya. Ntabwo ari ubwenge runaka ukeneye. Ukeneye umuntu wamba umubiri wawe arapfa, amateka akabihamya. Haleluya. Yaciriwe imanza na Pontius Pilato mu marshive ya Roma. Yesu Kristo haranditswe ko ku mwaka wa 30 w'iki gihe cyacu, l'ère chrétienne, hari umuntu witwa Christus yabambwe ku musaraba i Yerusalemu, atanzwe n'abayuda ubwoko bwe. Pontius Pilato bamucira urubanza rwo gupfa, aramanikwa, arahambwa. Ku munsi ugira gatatu azuka mu bapfuye. Ikimenyetso cyo Yesu mu bapfuye nuko yiyeretse abantu basaga 500 icyarimwe. Hanyuma aza no kwiyereka umwanzi we w'ico gihe yitwa Sawuli. Hanyuma Yesu Kristo aravuga ngo abana b'abantu nimuhumure, nimunyizere, cya kibazo muvukana naragikemuye. Urupfu nicyo kibazo ufite. Abantu bajya bibaza ngo ikibazo cyabo n'amafaranga, ikibazo cyabo no kubura akazi, ikibazo cyabo ni izingorane z'ubuzima. Ikibazo cy'umuntu cya mbere arakivukana. Utara umukene ngo ugere mu isi ko nago sibyo? Ubukene ntubumenyera no mu isi. Utaramenya ubukene cyari cyo, utaramenya indwara cyari cyo, utaramenya urwango cyari cyo, utaramenya ibibazo byose biri mu isi, wavukanye ikibazo cyitwa mvutse gupfa. Mvukiye gupfa. Haleluya. Baravuga bati, mberiza ngo lorsque nous naissons, igihe tuvutse, nous sommes déjà trop vieux pour mourir. Ngo igihe tuvutse ngo tuba dushaje. Lorsque nous naissons, nous sommes trop vieux pour mourir. Nivuga ngo igihe tuvutse, amen, tuba dushaje mu buryo twapfa. Kubera ko iyo uvutse Imana ikubona muri ikubona potentiellement washaje, wapfuye. Amen. Ntabwo rero urinda kujya gushaka urupfu, uraruvukana. Amen. Ikintu cyo Satani ashuka abantu akabereka ko ikibazo cyabo ni uguhirwa muri ibi by'isi, akibagiza ko urupfu nicyo kibazo cy'ingenzi, nicyo cya mbere na nicyo gikwiye gushakirwa igisubizo. Abafilozofe benshi batekereje ku rupfu, nubwo bashatse igisubizo hanze ya Kristo ntibakibone, ariko baratangaraga iyo babonye abantu bari baraseka ngo kandi bazapfa. Abafilozofe bakabona muri hariya mu muraseka, kuko barabizi ko ntago mufite igisubizo cy'urupfu, bo cyabahangayikishije. Bagatangara, muraseka, muri muraganira mugaseka, kandi muzi yuko twugarijwe, yuko umuntu irugarijwe. Bayubise hanyuma rero bagahita bazana conclusion, bagahita bafata umwanzuro.
birumvikana. Ce ne sont pas de grands esprits. n'abantu badateza kure. C'est ça le malheur de nous les philosophes. Nous sommes des grands esprits. Hein? Et ariko bari compara n'abandi. Ati impamvu mwebwe ukarya ukenjoyinga ugaseka kandi uzi ko tugarijwe. Hanyuma tu le comprends. Ngo c'est le petit peuple. Ngo ni rubanda. Ngo reka se kose twe dushobora kwishiramo bya rubanda. Ngo natwe duseke. Twe turi condamné yo kubaho duhangana n'icyo kibazo. Mu bitekerereze. Ngo ariko rubanda muyihorere. Uwitwa Arthur Schopenhauer ni philosophe w'umudage. Amen. Munyejana byashize. Amen. Niwe yavuze ngo rubanda ni mubahe idini. Rubanda mubahe idini kuko niyo filozofi yabo. Kuko idini ribaha ibisubizo ribaha ibyo kurya byatetswe. Kuko idini ntituma batekeza. Ati rubanda ni mubahe idini. Kuko idini kuko badafite imbaraga zo gutekereza. Amen. Ils n'ont pas des outils pour philosopher. Mubahe idini noneho mugihe babonye mugenzi wapfuye none idini babwiye ati muzajya mu ijuru. Bakomeze babyine. Bakomeze baseke bazatungwe nabo bagende. Rubanda bahiki idini. Bayibize. Nibo bavuga ngo la religion est l'opium du peuple. Ngo idini nakamugi k'abantu. Bibagirwe gutekereza ku rupfu. Ariko ngo les philosophes bo ntibishoboka kuko ce sont des grands esprits. Amen. Ariko twebwe rero, haleluya. Haleluya. Twebwe rero ntago turi muri rwa rubanda bahidini hanyuma baguge neza. Amen. Ntago turi muri zo grands esprits zihangana n'ikibazo badafite igisubizo. Twebwe tufite Yesu wazanye igisubizo. Haleluya. Iyo ntekereje ku rupfu, amen, nkahita menya ko hari umuntu waje akarudefiya, akarunesha, akademontra yuko yarunesheje ari we Yesu Kristo, kandi akavuga ngo mba muri wowe. Nguko nasheje urupfu, nawe muri wowe ufite imbaraga zo kurunesha. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Rero ikintu dukeneye uyu mwanya bavandimwe no kumenya iyo certitude, no kumenya gihamya yuko urupfu ari cyo kibazo number 1 cy'abana b'abantu. Yesu Kristo, Imana muri Kristo yatanze igisubizo. Hallelujah. 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 Ese ibyo ntago byaduha ibyishimo? Kuko ntabwo ari idini ngo ritubere ridusindisha akanya gato ritwibagize realite yarwo. Oya, twe dufite ukuri yuko Kristo yaje yambaye umubiri wacu arapfa ku musaraba. Historiquement c'est prouvé. Yarapfuye ku musaraba, yarashinguwe, yarahambwe, ku munsi ugira gatatu yarazutse. Kuba yarazutse ikimenyetso niki? Nuko Umwuka Wera abihamya. Nani jambo ushaka kurangirizaho? Imana ishimwe. Haleluya. Abantu benshi ukuri bakumenya bamaze gupfa kandi badashobora kubihindura. Abaroma 6:6. Haleluya. 6 umurongo 8
tugeze ku murongo wa 11. ariko niba twarapfanye na tugeze ku murongo wa 14. ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho Kristo ubutane. amaze kuzuka nta gipfa, urupfu ntabwo rumufiteho Ubutane. ububasha. urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Amen. Amen. Amashyi menshi ku mwami. Ngiyo inzira yo kunesha ubwoba bw'urupfu. Haleluya. Ngo nimba umwuka wazuye Kristo mu bapfuye akaba atuye muri mwe, yazuye Kristo mu bapfuye, izazura imibiri yanyu ipfa. Amen. Kubw'uwo mwuka yabahaye. Imana yabwa icyubahiro. None bizera ko umwuka w'Imana atuye muri bo? Urabyizera? Nimba ubyizera rero, uwo mwuka nyine wakiriye kubwo kwizera Yesu Kristo, niwe azahindura umubiri upfa. Amen. Umunsi w'izuka cyangwa umunsi w'izamuka ry'itorero akawuhindura kuba umubiri utagipfa. Amen. Kuko data yazuye umwana we Yesu Kristo kubw'umwuka wera. Uyu mwuka rero dufite niwe Imana izakoresha nk'uko yawukoresheje muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ntabwo ari idini ukeneye. Amen. Abaroma igice cya mbere, dusoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Pawulo, imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa, kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Umviriza ku mubare ngo déclaré fils de Dieu. Avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus Christ. Bivuga ngo icyahamije ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana n'imbaraga zamuzuye mu bapfuye. Amen. Kandi izo mbaraga ni imbaraga z'umwuka wera. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc izuka rya Yesu niyo signature y'Imana ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Haleluya. Reka mbaye ijambo rya nyuma kugira ngo dusoze. Haleluya. Murazi kugira ngo tube siri yuko tuzazuka, tuzukira ubugingo. Amen. Nubona ko mwavuze ngo mwese murabyizera, bireza kutubwira condition kugira ngo ubeho ubu uzi kuzazukira ubugingo. Ndaza kuguha ijambo ry'Imana rikwemeza ko kuzukira ubugingo bizahabwa aba bameze batyo. Ariko tubanye dusome kwanza. Amen. Haleluya. Dusome Abaroma 14:9. Kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima
amen. Voilà. Ngo icyatumye apfa akazuka kugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Amen. Kubera ko mu bazima yarabonetse, mu bapfuye yarabonekeye. Rero ngo nukugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Imana ihabwe icyubahiro. Bivuga iki rero? Bivuga ngo nutamwakira mu bazima, amen, uzamumva mu bapfuye, kuko nawe yarahageze muri wa mwuka nyine wera. Amen. Yesu babwiriza hano hariya mu bapfuye baramuzi kurusha abantu bakiri bazima, kuko bariya bari muri dimension yo kumva ibintu bitari mu buryo bw'umubiri. Niki cyatumye Yesu Kristo abaho kandi kubera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka kugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Ibyo ntubifate, bongere basomere bayisubiremo. Kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira abe umwami w'abapfuye n'abazima. Amen. Amen. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Dominer. Kugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Amen. Uyu Kristo turamubwiriza hano mu bazima, ariko badashaka kubyumva bazabimenyera ikuzimu ko biriya byabwirijwe kuri Yesu Kristo ntabwo yari amagambo y'abantu. Amen. Hallelujah. Ntabwo yari amagambo y'abantu. Icyatumye Yesu Kristo apfa, il est mort et il a vécu. Ni ukuvuga ngo yaje muri isi y'abazima abana nabo, hanyuma igihe kigeze arapfa ajya mu bapfuye. Amen. Ngo impamvu ibyo byabaye kugira ngo adomine, kugira ngo abe umwami mu bazima no mu bapfuye. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo nutamwizera ukiri muzima uzamumva hari kuzimu ko yarahageze, ariko hariya ntacyo bizakumarira. Uzabyumva ucirwaho iteka. Amen. Parce qu'il a condamné l'enfer, il a condamné le jeu de mort. Uyu mwanya mbabwira abakristu basinziriye muri iyi saha kuvuga gupfa, ntabwo bo bagiye kuzimu. Iriya transit ntigikenewe. Yesu yaravuze yageze kuzimu. Abantu baza hano uhereye none ntabwo ari abera banjye. Abera banjye iyo bavuye mu mubiri, iyo mbahamagaye straight muri paradiso. Ibyo ntabwo babyishimira? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umwami Yesu ntabwo turamushima nk'uko bikwiriye. Amen. Kubera iki? Kubera ko dufite limite mu mitekerereze yacu. Amen. Dufite limite mu mitekerereze yacu bituma tutasingira neza umurimo Yesu Kristo yakoze. Amen. Nashambabaza ikibazo. Nimba Imana rurema yarafashe initiative yo kwambara umubiri, uko Yesu ni Imana yambaye umubiri, ikaza muri isi yacu, ikabonwa n'abantu, Emmanuel Imana iri kumwe natwe, Imana ikemera ibiremwa yaremye abantu, bakamufata akigira umunyantege nke, bakamushira ku musaraba, agapfa ruriya rupfu, kugira ngo abone gusa uko adukiza kiriya kibazo, abone uko apfa uko dupfa, hanyuma urupfu rwe aruhindurisha ubusa uwari ufite ububasha ku rupfu ari we Satani. None ngo abature abo bose mu buzima bwabo, ngo babaho mu bwoba bw'urupfu, ngo babature. Nanjye ushaka kubabwira rero mu kurangiza, mumve indunduro nshaka kuvuga mu minota 2 mu byumve. Amen. Hallelujah. Ariko rabanze mbabwire kwanza condition kuzukira ubugingo.
kandi ubimenye ko ari byo. Byakire. Yohana 8:51. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Amen. No. Umviriza. Nagumya. En vérité, je vous le dis, kuko abaryumva si bo baryizera. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Subira mu Kinyarwanda. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu nagumana ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Amen. Gardez la parole. Apana kuryumva. Amen. Kurifata ukarigira iryawe rikakubeshaho. Amen. Ukarigenderamo ngo naguzigera usogongera urupfu. Ngiyo rero condition kugira ngo ubeho udafite ubwoba bw'urupfu. Nuko ijambo rya Kristo tumaze kumva ritubwira uwo ari we, ritubwira icyamuzanye, ritubwira imirimo yakoze. Haleluya. Hanyuma tukamenya ko ari twebwe yabikoreye. Iyo byakiriye bigahinduka mu bitekerezo byawe ukuri, Yesu aravuga ngo ntabwo uzigera usogongera urupfu. Ntabwo ari kumva ijambo gusa, ni ukurifata rikaba iryawe, rigasimbura ibitekerezo byawe, ukaryizera, ukarigenderamo ku munsi ku munsi. Inunduro rero ni iyi rero. Nimba Imana ivuga ngo Yesu yaje ahuza natwe iby'inyama n'amaraso uretse icyaha, ngo abone uko apfa, urupfu rwe aruhindurisha ubusa uwari ufite ubushobozi ku rupfu ari we Satani, ngo abature abo bose iminsi yo kubaho kwabo bayibamo mu bwoba bw'urupfu. Urumva? Ni ukuvuga ngo ubwoba bw'urupfu nicyo kibazo gikomeye cyane umuntu akwiye nacyo gukemura. Uretse urupfu ubwarwo n'ubwoba bw'urupfu. Uko uyu muntu afite ubwoba bw'urupfu, Satani amuhindura imbata ye. Amen. Haleluya. Kubera ko umuntu ajya mu bapfumu afite ubwoba bw'urupfu. Amen. Kubera ko utinya abantu n'ubwoba bw'urupfu. Nubwo batakubwira ngo barakwica. Kubera ko utinya abantu n'ubwoba bw'urupfu. Kubera ko utinya inzara n'ubwoba bw'urupfu. Kubera ko utinya ubushomeri. Oya, ibisobanuro batanga byose n'ubwoba bw'urupfu. Kuko iyo umaze kunesha ubwoba bw'urupfu, haleluya, nta na kimwe muri iyi si cyongera kugukanga. Ibintu byose bitubuza umudendezo bishingiye kubera ko tugitinya urupfu. Iyo umaze kunesha ubwoba bw'urupfu muri wowe, uzaba ukemuye ibindi bibazo byose. Niyo mpamvu ngo Yesu yaje kutubatura ubwoba bw'urupfu, kuko ngo butugumiza mu buretwa. Ngo Satan le maintient dans la servitude à cause de la peur de la mort. Ngo Satani abagumiza mu bubata kubera gutinya urupfu. Ariko iyo tumaze kunesha ubwoba bw'urupfu, Satani nta bubata bwe yakongera kudushiramo. Bayibise. Ubwoba bw'urupfu rero ntushobora kubukira kiretse Yesu Kristo akubatuye. Amen. Kuko abantu benshi bishira mu mutima ngo ugena ngo ntinye urupfu. Uyo ni ubuswa. Niba abandi Schopenhauer yavuze ngo ngo c'est le bas peuple, ni rubanda bari. Ni rubanda mu bitekerezo. Kuko urupfu hanze ya Yesu nubwo gutinya. Ngiyamuza ati mubwete urupfu hanze ya Yesu nubwo gutinya. Nimba hanze ya Yesu tarutinya ntabwo uruzi. Amen. Tu as une certaine notion sur la mort, tu as une certaine représentation sur la mort, ariko ntabwo uzi urupfu cyaricyo. Hanze ya Yesu urupfu ratinyitse. Nimba utarutinya, nimba abantu bavuga ngo barutinya, ntabwo baruzi. Kuko barumenye batinya. Nivuga ngo Imana nta kindi cyatumye Yesu aza.
yaje kutubatura ubwoba bw'urupfu, aribwo Satani akoresha ngo atugumize mu buretwa. Iyo tumaze kubaturwa ubwoba bw'urupfu, uburetwa bwa Satani buraburangiye. Iyo tumaze kubaturwa ubwoba bw'urupfu, uburetwa bwa Satani waburangiye. Amen. Ibintu byose utinya muri isi ni ukubera gutinya gupfa. Amen. Iyo umaze gutinya gupfa, ni ukuvuga ngo buri kintu cyose Satani azagikoresha kugira ngo urebe ko wahunga urupfu. Ariko iyo umaze kunesha urupfu muri Kristo, ubwoba bwarwo nta na kimwe Satani yakoresha kugira ngo agukoreshe ibyo ashaka, kubera ko urupfu nirwo dufatiraho. Ati nutagera gutya uzapfa, nutagera gutya uzapfa, uzapfa. Gupfa nicyo kintu Satani akoresha kugira ngo atinyishe abantu, none ubwo bwoba bukoreshe nk'intwaro yo kubagumiza mu bubata. Ariko Imana ishimwe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buratubwira ngo rupfu na kuzimu Yesu yarabinesheje. Sinshobora kurangiza ntabasomeye kandi Abaroma 12 umurongo wa 2. Uriya murongo ukwiye kubamo igihe cyose. Tudahindutse bashya mu bitekerezo byacu, Satani azakomeza atugira imbatazi. It's a question of mindset. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Muhinduke bashya mu bitekerezo. Kuko ushobora kuba wumvise aya magambo ariko ibitekerezo byawe biracyari bya bindi. Rero ijambo ry'Imana risimbure ibitekerezo byawe. Ndumva icyo turi bukore rero, nimba koko twese dufite Yesu mu mitima yacu, nafisa ngo duhaguruke dusengane. Hano umwuka wera muri Paulo ari waradefiya urupfu. Amen. Kuko ntabwo abwira undi, ntabwo abwira Satani, arabwira urupfu. Nawe nashaka ngo urubwire uti warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Kristo Yesu yakwambuye urubori. Mu buzima bwanjye nta bubasha ukimfiteho. Narapfuye, ikiruta byose narazutse. Amen. Amen. Hallelujah. Mwami, ndakweretse buri muntu wese watuye aya magambo, kugira ngo aya magambo abe ariyo asimbura ibinyuranye nayo mu bitekerezo bye, kugira ngo agende koko, agendere muri ubwo buzima bw'intsinzi, amenye ko Kristo Yesu waje kugira ngo tubature ubwoba bw'urupfu niyo ntwaro ya Satani, kugira ngo atugumize mu bubata. Mu izina rya Yesu Kristo, buri muntu wese watuye amagambo, reka urwo rubori rw'urupfu ntirukongere gukora mu buzima bwe. Mu izina rya Yesu, ahubwo agendere mu mbaraga zo kuzuka kwawe, agendere mu bugingo bushya buheshwa no kuzuka kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Satani namureba abone uwazutse. Abadayimoni nibamwegera bambone uwazutse, kugira ngo ubuzima bwe bugaragarire isi y'umwuka n'isi y'abazima yuko yarapfuye ku bw'icyaha, yarapfuye ku bwa kamere, muri Kristo Yesu yarazutse mu bugingo bushya. Mwami, ubuzima bwacu twese bube ubuzima bwuhamiriza yuko uriya murimo ku musaraba warakoretse koko, kandi izuka ryawe rifite ingaruka ku bantu bizera. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zizuka uyu mwanya zongereze gutembemo. Mu izina rya Yesu, imbaraga zazo Yesu bapfuye zongereze gutembemo, zongereze kubature, zongereze gukize, zongereze gumudendezo. Mu izina rya Yesu Kristo, umudendezo ku cyaha, umudendezo ku bwoba, umudendezo ku ndwara, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.
bohoka muri kano kanya. Igiteye ubwoba cyose ukibohokeho. Wereye none ugende nk'umwana w'Imana mu mudendezo Imana duhaye muri Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, shalom. Uzagira icyumweru cyiza.